ubuzima buranze gerageje ibintu byinshi rero naranze kubikora kanje mafumbo n'amafaranga twagarabahera kandi mbona Bushari yamaze kuza aho yaramaze ujya wongera kandi kazina diaspora ucyo uvuga amagambo ukajuguta ukakomeza kujuguta ururimi nka na shikarete nibi ngo Bushari Bushido diaspora tukira aho ngaho ngo Safi nawe nyuma yuko was black and broke but when I start simoni yabonye ubwene gihugu bwa Canada ariko Dani wabonye ko Juno na Rieri bongeye bagahuza. hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo uhana bazi kumva agira ngo arusha abandi guhana. hari igihe rero ubona warahiriwe n'urushako ukagira ngo wenda uzi kurongora kurusha abandi. Eregani ntarakomeza nyuma y'iminsi bamwe bagira bati ako hari umuntu witeguye kwinjira muri stade Amahoro nkanjye umva narahinze. ubu niwasanga uyu nguyu ari wowe wari urimo arurira ahangaha. Sina wangegera agahura n'amacinya gute se ndakubwira mudugudu kurura umunwa turebe we ntabwo uzi warushatse kwigereza wambeka amave wawe niyo wasana iki kandi isaso by'umukecuru turashize none reka nikomereze. Stade nuko ibiruzuye ngira ngo mwakomeje kubibona kuri iyi mihanda. Ese abataye inkweto n'imyenda yo mwarasubiyeho kujya kubizana gusa gashya ari uwarwanye mpaka agezeyo yanga guhomba igihumbi cye birangira asinziriye muri stade KNC. ntekereza nkurebye mu buzima bwawe ushobora kuba nta muntu ushobora kukujyanira ifaranga utabishaka. nta warijyana rero nuwarijyana twarijyaho impaka umwaka ugashira tukirivuga. Imana ishimwe ko ntawe ari kwatsa iyo ugiye nushaka wiyahure niyahure se kubera mujye mureka tubivuge tegeko shingiro nyemera kubivuga mubwire Shakaza vole mu mutwe ibyo wumvira tukiri kuri stade nziza ngo banze dushyireho ka morali. Sasa rero uyu munsi rero tugiye kuganira ku gikorwa cy'amatora ya perezida wa repubulika n'ay'abadepite. umuturage wese cyangwa umuntu wese ugomba gutora agomba kuba afite indangamuntu, agomba kuba ari kuri lisite y'itora, ikindi akamenya n'aho agomba gutorera. dufite rero umutumirwa wacu arabidusobanurira neza. Ngiye mfite ikibazo. Yego. Ubu ngiye nzasubira ku ivuko njye gutorerayo kuba nakosoye n'amaliste y'itora ntari. muyobozi yego ko bwa mbere ngiye gutora ubwo bizagenda gute? ni muhumure byaroroshye. ubu ngubu ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kwireba kuri lisite y'itora nawe uzatorera. reka turebe uko bikorwa. fata telefone yawe kanda akanyenyeri 169 urwego uwemeze. turagendana. hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yawe uyandike neza, shyiramo rimwe urebe umwirondoro wawe. aho ngaho urabona amakuru y'utora, amazina nawe uzatorera. niba ubona ari byo kanda rimwe wemeze. niba amakuru ubonye atari yo shyiramo 2 wemeze. ushaka kwimura kuri lisite y'itora rero kanda akanyenyeri 169 urwego wemeze. hitamo ururimi, shyiramo rimwe ku makuru y'utora, shyiramo indangamuntu yanditse neza, hitamo 2 wiyimura kuri lisite y'itora. ubwo urahitamo intara
hitamo akarere, hitamo umurenge, hitamo akagari, hitamo umudugudu. Hitamo rimwe wemeze ko amakuru ushyizemo ajyanye nawo wifuza gutorera. Murumva bitoroshye se? Nawe irebe kuri lisite y'itora cyangwa wiyimure bitewe nawo wifuza kuzatorera, maze uzabasha kwitorera perezida wa repubulika n'abadepite. Yewe niba biri kuri iyi mihanda, mu gihe turi ku byateje induru, bombori yongeye iravuka hagati ya Bitireyi na Kwandawa. Hakoze ubundi Moze ujya ukunda amahoro mu buzima bwawe. I don't want peace. I want problems always. Nyuma y'uwo bakwitira Muheto yumvikanye yamagana uwo bahoze bawubanye, yewe gawe nyuma akazajya yambara na ya majipo ye. Kuri ubu ngubu nuko ngo bari kurebana. Ibaze ko noneho Moses yamubwiye ati vuba wowe nudacunga neza nzagukura amenyo kubera ko sindya iwanyu, tuvaneho ibyo ngibyo by'ivangura. Hakose ubundi noneho ko nabonye uri mu Butaliyani, reka mbabaze, Muri kunywa irihe tabi ba? Muri itabi rya Skol muri kurivanga n'amamesa na mazutu n'iki ko mbona zavuyeho wala izavuye. oya reka naho ngufasha. Yagusubije ngo ngibyo ubona ngo ni indabo za Turahirwa Florence. Resha n'inkondo y'umura. Yonga bale. Ibibazo yakuye inama akagusubiza kwa Masandrine. Ntabwo yifite. Hakose ubu turetse kubeshya, Moses azashaka. Nk'uwantoragura ngo agize umugore yaba ari kwishima. Umugore kw'Imana namurira mu nzu. Eregani nibiba biri kuri iyi mihanda. Mu minsi yashize duherutse kubona aya mashusho meza nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ari kumwe n'abana bato. Nyuma tubona inkuru nziza ko Kenison hamwe n'umufasha we Kunda Alliance bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Nikomereza niba biri kuri imihanda. Bamwe mu banyeshuri bati Imihanda ni iki? Imihanda ni amazi koga mu gitsina cy'umukobwa mu gihe hatabayeho gusama. Nigute twazikora isuku mu gihe cy'imihango? Urareba amazi meza n'ibindi gukoresha isabune mu gitsina. Urareba twakifasha mu gihe cy'imihango? Koresha kotegisi. Koresha agatambaro kabugenewe kandi gafite isuku. Izihe ndwara ziterwa n'umwanda igihe utakoze isuku mu gitsina? Bitera impumuro mbi mu gitsina, bitera ubunyerere mu gitsina, ariko bitera kwishimagura. nuko tukiva kuri abo banyeshuri rero, ku munsi wo kuwa kabiri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruba rugize gutya rufunga abantu 4 barimo abapadiri 2 ba seminari ntoya zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri witwa Shema Christian w'imyaka 15 witabye Imana nyuma yo gukubitwa n'abagenzi be. RIB ivuga ko ku itariki ya 16 Kamena 2024 yafunze abanyeshuri barimo Tuyizere Jide w'imyaka 20 na Murenzi Armel w'imyaka 18, Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38 ushinzwe umutungo, ndetse na Padiri Bonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 usanzwe ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Aba bakurikiranwe ibyaha 2 ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara uyu nyakwigendera wari uri mu kaga. Si ibyo gusa ko mbona byakomeye mu bigo by'amashuri,
mu rukerera rwa mu gitondo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana humvikanye inkuru itari nziza. Ni inkuru y'incamugongo aho umunyeshuri wigaga mu kigo cya Gitisi TSS yapfuye urupfu rutunguranye. Intimba n'agahinda ni nyinshi ku banyeshuri biganaga na nyakwigendera muri iri shuri rya Gitisi TSS. Aba banyeshuri baravuga ko ngo urupfu rwa nyakwigendera rwaturutse ku burangare bw'iri shuri bitewe n'uko ngo nyakwigendera yararwaye indwara yo kuva, ariko ngo yagerageje kwaka uruhushya ubuyobozi bw'iri shuri kugira ngo ajye kwivuza kwa muganga, maze ngo ubuyobozi bw'iri shuri bumwima uruhushya, ubundi ngo baza kumuha yamaze kuremba. Ageze kwa muganga ahita yitaba Imana. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse. Tukiri ku nkuru z'agahinda, ibaze ko mu gitondo cyo kuwa gatatu abaturage bo mu murenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu basanze umurambo w'umusore w'imyaka 20 munsi y'umuhanda, ariko bose bishimira ko yitabye Imana. Ibaze nk'ubu wowe wabyishimiye kubera iki? Ibyo ni ukubwira yari igisambo kuko baramuzi nta nutamuzi, n'umwana aramuzi. Neje wundi polisi yaramuhushije barasagitifu sanzwe tumuzi nk'umujura nawe akorana n'abajura. Kubyakira nyine twabyakiriye nyine ko yapfuye, ubwo turi gushima Imana, n'abandi nabo bakagomba kuboneka. N'abandi nabo bazaboneke, niba mara kuboneka ubwo nyine nuko. Ababyinnyi bacu ko bakamejeje nyuma yuko General Benda na Shakira we ari uko bimeze, aba besto bo rwose tumaze kubamenyira. Tugiye tubona Jojo Briza afashe umunwa wa Divina ati ngo mwa 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 mwa. Mzee, punguza sukari mzee. Ubusa niba abandi bimeze uku, wowe iwawe bimeze bite? Nk'uko mubibona njye na madamu wanjye tukaba tugiye gusenga. Ereyani yewe ndikubona bitoroshye. Ibyo ntibimaze iminsi biri kuri iyi mihanda, ni n'ibiramukiye kuri iyi mihanda yacu kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus.